turabakunda kandi Imana ikomeze ibaho umugisha mwese mukurikiye Isoko TV si baririmba bararirimba ntago ndirimba njyewe birangora sawa nje ndaririmba se ni mwewe reka ntangire mbaha ikaze ni Isoko TV tugenda tubagezaho amakuru agiye anyuranye dukorana ibiganiro n'abastari batandukanye haba muri sinema mu mideri ndetse no mu muziki ndetse n'abandi bantu baba bafite impano zihariye ibyo byose ni ibintu uzasanga hano tugenda tubafite muri kano kanya ndi kumwe navuga ko ni umwe mu ba star dufite hano mu gihugu hari abamuzi hari abataramumenya ariko reka tumuhe ikaze atangira twibwira. Murakoze nitwa Benimana Ramadan ku mazina ari hit banzomero minsi ni Bamenya ni Bamenya nkuko mwabyumvishe ni umwe mu bakinnyi dufite ba sinema hano mu Rwanda ariko yatangira twibwira neza Bamenya ni muntu ki yavukiye hehe afite imyaka ingahe yize. Bamenya navukiye mu mujyi wa Kigali niho nakuriye Nyamirambo ndetse na Kicukiro amashuri abanza nayize none Nyamirambo na Kicukiro segonderi nayize mu karere ka Kicukiro none n'akarere na Nyamirambo Nyarugenge niho nize amashuri yisumbuye n'ubundi nayize muri Nyarugenge ko ni muri Kiste. Reka tujye mu mwuga wawe tunyuriremo ibyo gukina filime wabyinjiyemo gute ni impano cyangwa byinjiyemo wishakisha. Ni impano yanjye gukina filime kuko nabitangiye hashize imyaka myinshi cyane kandi ikintu cyari impano yawe ubundi taranano yicikira nuko abantu bakubwira ngo ibyo murakora nibyo koko ntabwo urimo bishakisha kuko iyo kiri muri gihiga ushaka kukibura cyangwa ukakibona ariko neza uzi ko ikintu kikurimo ntabwo wakibura kandi kikurimo niba bango urukurimo naho rucikira ubwo n'upfa bavuga ariko wenda ku buzima busanzwe ikikurimo nahantu wagicikira. Wabitangiye ryari tunyurire mu rwo rugendo. Ni imyaka myinshi cyane nayitangiye abenshi nyamabwira ko natangiye ndimo ndakinira mu nda ya mama niyo acting yatangiriye kuko mama na papa bicaranye umwaka avuga ati ese akana kayemo karakina this acting nabaga ndi muri acting ako kanya acting irahereye muri iyo mu nda ndimo ndakina ndi umwana nsohoka nza hanze kwisobora ko abanza kujya mu step nyinshi cyane zo kwishakisha kwimenya no kwigira ubwo ro muri zo kwishakisha niko ngo umwana bakura azamuka maze kumenya icyo ndi cyo muri primaire nibwo impano yatangiye kuba ya boostinga nambifashijemo n'umubyeyi wambye ni wowe wampuje n'abantu babyinaga gakondo abantu babyinaga gakondo bamfashe ku boostinga tara yari ndimo ntangira muri gakondo ariko tunakira amatiyatre turwanya ibintu bya nyeruswa n'akarengane tukajya kurwana na genocide nayo tukajya kugamo abantu ingenga bitekerezo na CNJ dufanyije ibyo byose byo byaje bimfasha kuba nagira aho ngeraho segonderi ho ndi umuntu nonese bamuraga ngo urakina kabisa uradukorera ndibuka neza cyane ko muri segonderi ngiye ntago bigeze segonderi yose ntago bigeze banyirukana nta muntu ugeze unyirukana ku ishuri ngo abamaye weekend ngo ugende ngo uyimareyo ngiye namara bamaga weekend directeur w'ikiga kankumbura kamamagara ko kwiga. Umaze gukina muri filime nyinshi tubwire nk'eshanu wakinnyemo abantu kavuga atanga narabahamije. Eshanu mfite filime nakinyemo bita Nkuba nakinyemo neza ko nakinanye na Dan Gaga Ngenzi na Isimbi Alliance abo nabantu nakundaga cyane twarakinanye turi twiga ba main actor ko turi batatu iyo filime yarakoze umuti. Haje filime bita Amaraso nkandi nakinyemo cyo gihe ndi Dr Pirate aho ngo iyo filime nayo yaje ikora umuti yarimo gushimuta abana human trafficking niyo yari twakinaga. Hazo bita Bazumirwa ni comedy rwose abantu benshi bayinzimo iyo ngo baravuze ati rwose Ramaza aho ngo ari umusaza pe
none tuve muri bazumirwa rero bita ngo i Kigali si ikigoma. Iyo niyo filime none yamenyekanye abantu bati ya wa musaza we urimo urakora umuti, nta muntu urimo urabinenga byose. Nyuma nza kujya muri Stimade igihe gito, nawe uravuga nagiye mu gihe gito ko Muvomo yaragaragaye, nakozemo cyane ko abantu bose bahise bavuga ati hari ikintu gihindutsemo, abo bantu ni sawa, nabwo nkinamo neza cyane. N'izindi nyinshi ntibuka ariko nagiye nkinamo, abantu babizi ko nagaragaye muri filime nyinshi, hari filime nagaragayemo bayita Umumbunda, ni yakoraga ko yitwa Umumbunda, ko ari nakinye boss azi ko umwumbunda ari ikirungo bashyira mu mafunguro, mabuja baragiye no nkajya ngo mabuja impamvu mbateka bikamera neza cyane kuko ashyiramo umwumbunda buri munsi, rero nkajya mugurisha umwumbunda buri munsi, akanya ati ntibibagirwe gushyiramo umwumbunda, ati umwumbunda zigura ngaye gura 2. Namaze mabuja yarahukanye, namaze igihe gihwanye hafi n'amezi ageze muri 2 mabuja adahari, buri munsi bama demiriza umwumbunda. Bose rero yaje kumenya ko umwumbunda ari akantu bashyira hejuru y'imbabura ngo yake, yarankuyemo ijisho ariko icyo gihe yiriraga umwumbunda mu byo namutekeraga. Izo nizo filime zari hit, ariko ubu ngubu noneho iyaje niyo ya nyuma ndimo ubu ngubu ndimo ndakina, ni Bamenya, niyo naje mbona imibare nyayo y'abantu bankurikira bangana iki, ni bangahe, aho nese mvuga ati kabisa umutinda wukoze Bamenya niwo wakoroze noneho, kuko abanyamahanga abanyarwanda bose bavuga ati biri best kabisa. Yare ku mwuga wa sinema ubona gukina filime bishobora gutunga umuntu nta kindi akora? Yes, ushaka gutunga rwose nta kindi ukora, kuko biterwa ariko n'icyo ukora muri uwo mwuga wa sinema. Sinzi mbo bimaje as nk'umwactor cyangwa se muri industry yo gukina ku makta cyangwa ku bintu byose wabukoramo. Icyo ari cyo cyose wabukoramo upfa kuba uhurira na sinema yaha mu Rwanda. Sinema yagukiza reka mere ko kuba tekinisiye ko ngenye muri industry bizuru byose, kuko abanza kenshi abanzi ndumwe editor ndumu designer byose mbijyamo. Icyo kintu cyonyine cyushaka kukiza uri umu tekinisiye mwiza, kuko baba bati hari amashusho yivugira ushaka gukora akabari agutunga, nta kindi kintu ukora usibye kuba washutinga. Nose niba film yishutinze bakagwa miliyoni kandi ukayishutinga mu kwezi kumwe, no kuvuga ngo aya mafaranga yitwayemo neza ko bango nzansevinga mere nk'umuntu uhembwa desa ku kwezi, dere turumva ko isembwa amezi 5, nubwo dere turumva ko byagutunga nubwo wabona ibiraka 2 mu mezi 5 umaze kwinjiza hafi miliyoni zize muri 2. Ayo n'amafaranga y'umwaka y'undi muntu ukora mu kandi kazi ka leta nk'abalisansi bahembwa 70. Ni ukuvuga ngo ubumeze nkabo yuzi gucunga umutungo wawe. Waza kubakta abakta niho bikunda gupfira, baba amafaranga menshi ariko ubona ko bazi ko ya managinga, ko umutekinisiye avuga ati ndana kintu kirakabazama, ariko iyo uza amascript ufite baguhaye hajye umuntu agenda akatakura kwita 500 ndakagwa 300 no kumva script ufite ko ari nyinshi, nejo bundi ari zongera kubona ya mafaranga kuyapfusha ubusa, ntagire ikintu akumara ukayirira umunsi umwe nyine bitewe n'icyerekezo umaze kugeramo. Ariko urebye neza ugakora neza umwuga wa sinema wagutunga. Azi nawe urantunze, ngiye urantunze, abantu bazi ubundi akenshi ngene umuntu butari bwa sinema nkajya kote ngo nigiye mu bucuruzi ngiye mu iki, ntago bikunda kumpira cyane, kuko ntago ari ngiye ubikoramo, abikoramo abandi bantu bakabikora uko bishakiye. Noneho hagati aho ngaho ugasanga business irapfuye, ahubwo iyo ndi muri sinema ko ari ngiye burimo ngiye nyine, kandi n'ibintu nzanye nkabiza nta bintu byinshi byagendeye musibye gukuramo imisoro gusa. Aya mafaranga ni yambeshaho kuva narangiza secondaire kugeza ubu ngubu na kaminuza nize, ari igice nize ndi kuri bourse ngira mbivamo, ndabango ngiye kuba nakwishyura no bita n'amashuri ngiye kwiga nabyo byanyishyuraga. N'amahugurwa najyagamo kubera byo, none nkabonamo amafaranga mu Badage naziko nabayemo igihe kinini. Byagutunga ati yagutunga ni muri rusange, kambivuga ko nguko ati yagutunga bitewe nuko yikora. Uzanye ubujiji kadogo tayari watuvamo. Ukunze gukina kenshi mu mafilime, uri umukozi wo mu rugo, umuntu ashobora kwibaza ubundi wigeze ubikoraho mu buzima busanzwe? Oya, njye nabigeze nkora akazi ko mu rugo nta n'umunsi n'umwe, akazi ko mu rugo nahano negurana ko, kuko abantu twabanaga nyine
navutse muri famiye zibafite navukiye mu mujyi nta kazi ko mu rugo nigeze nkora n'umunsi n'umwe ariko ndagakunda akazi ko mu rugo ndagakunda nkakundira bagakora kuko impamvu nkakora abantu benshi batabizi ubundi akazi ko mu rugo wenda sinzi icyo kibazo bari kuza kukimaza ko gusobanura neza akazi ko mu rugo abantu benshi ntabwo bajya bakunda kukumva ndetse ntabwo bajya batekereza ngo kukira amazina akunda gukina kenshi ari umukozi wo mu rugo ese kuki mu casting bajya mu castinga bagarukaga none ari umukozi wo mu rugo nuko bikora bi perfect ariko ntibamenye indi mpamvu harimo ikindi kintu cyare ku mukozi wo mu rugo umukozi wo mu rugo niwe manager w'urugo amanaging icyo bita ubuzima bwacu uriya muntu ngemba nkina rero ni umuntu ushaka kwangiza mwese mu rugo igihe kimwe kandi akaba n'umuntu ushobora gukiza urugo igihe kimwe ni umuntu ushobora guha umwana imico mibi ni umuntu ushobora gutuma sebuja na nyirabuja batana bitewe n'ibintu yakozemo aho ngaho ni n'umuntu ushobora gufata uburozi sumu akayishyira mu rugo rwose direct mukatamusiba mu gisekuru cyanyu uwo muntu rero nuko batajya bakunda kumwita bakamwita ngo umukozi wo mu rugo uciriritse ni umuntu ukaze batabizi neza kuko uriya muntu ashatse ariko ibaze bakamanza nkubwire wari ubizi neza ko umukozi wo mu rugo aba afite ubuzima bwawe kuruta wowe butwara uko yishakiye uzi ko ashaka kugaburira amakara cyangwa ibindi bintu utazi uwo muntu agomba kumenya ko njye nkina ahubwo ndi umuntu ukomeye batazi meaning y'uwo muntu mfite ubuzima bw'abantu kunguku bo mu rugo ba mabuja ba databuja abo bana tuba tugiye kurera iyo secret yose cyangwa se ibyo bintu byose mba ndimo ni wa mukozi wo mu rugo ufashije ubuzima bw'urugo kuno buranshatse n'urugero nkaho nkuru ubu ngubu kwa Kanimba simfashe ubuzima bwabo kunguko nshatse nabure kuraba kagwa hasi nabukoresha akantu gato mfashe sumu nkashyiramo nabuturitsa ngiye nkasigara umva ko nkomeye rero ku mukozi wo mu rugo rero abantu bose badukurikiye reka mabwire ati niba ufite umukozi wo mu rugo please jya umwitaho neza cyane kuko numufata nabaza umwana wawe imico mibi kandi numufata nabaza kugaburira ibitari byo ariko numufata neza uzabaho neza mu rugo rwawe niyo mpamvu bihitamo cyane gukina ndi umukozi wo mu rugo ndabikunda uriya mu manager w'umukozi wo mu rugo ndamwemera none reka ndafatira urugero kuri Bamenya ni nayo igezweho muri iyi minsi ni nayo uri gukinamo ukunze gukina nyine ufite amanyanga menshi abantu bashobora kwibaza niba no mu buzima busanzwe ariko umeze oya abantu banzi ntago banzi neza bazi ko ngira amanyanga ntago ngira amanyanga ndi umuntu ukunda ukuri my friend ukoranye ufite ibintu bihabanye n'ukuri hari aho rwose dushaka kubipfa amanyanga amacabiranya byo ntago njya mbigira ahubwo mba nshaka kuba clever ushobora kuba umuntu w'umunyabwenge genius ariko udafitemo amanyanga yego kugira ubwenge bwose ntago ari kuba umunyamanyanga ndi umuntu uri hambo nditurije nta manyanga ngira mu buzima bwanjye usanzwe ubundi Bamenya nabera Imana amazina batandukanye kano kanya wenda urimo baza abantu babiri cyarimwe ariko wenda uje kuri kotera amazano kamubaza ku giti cye yakubwira ibye ubaje Bamenya nawe yakubwira ibye iriya role ukina hari abandi bakinnyi bajya bazikina hano mu Rwanda barimo ba Kanyombya ba Seburikoko noneho batondekanye uko ubona nyine mukurikirana nawe wishyizemo nyine nishyizemo reka nishyiremo hari icyo bita ubunararibonye kandi tubisobanure neza cyane hari icyo bita experience umuntu aba afite mu kintu iyo ugiye gusaba akazana bakubwira ngo ufite ubunararibonye muri icyo kintu reka ngiye mpita njya ku mwanya wa mbere uzi impamvu ngiye ku mwanya wa mbere nuko ari njye wakinye filime nyinshi ndi umukozi wo mu rugo abandi bakinye ebyiri cyangwa imwe rero sinzi ukuntu mfite ubunararibonye mu kuba nakora mu rugo bajya kuma akazi gahwanye n'uwakoze muri imwe mu rugo mu buzima bwe njye mfite experience nareza abana mu rugo natekeye ba mabuja nasajije ba bosi ariko benshi bose bagiye bakora akazi ko mu rugo ntago basaga ba bosi babo baga bakora akazi ko mu rugo bisanzwe biza gute ariko ubu ngubu ndiho ndasaza abakozi bo mu rugo nanjye ndimo abandi reka ne kubatondeka
ndi uwa mbere abandi nabo ndabemera. Reka tujye kuri seri ya Bamenya, navuga ko iri guca ibintu. Ubundi wayinjiyemo gute ku buryo banakugiza umukinnyi w'imena ikakwitirirwa? Filme twaricaye cyane na producer Manibu, turicara igihe kinini ambwira ati bite ko twakorana kuri Flash FM, Flash Network, tugakora ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Twagendanaga inshuro nyinshi, haza gutangira trend roho ya YouTube. Agateye kuki wowe abantu baragukunda iyo tujyanye ahantu, kubera kenshi harantu twajyanaga wenda agiye gufata Jax Large kagenda tujyanye kana abantu benshi banyishimiye, ati kuki abantu bakwishimiye, kuki utagira ikintu baha, kuki hano se ugenda unyura bakubwira ngo kuki nta kintu baha, kuki nta kintu duha, washatse ikintu baha. Ariko ubundi twicara na Manibu turabitekereza, tujya gushaka Soleil, urakina Soleil mabuja, tubiganiraho nawe ngo tumushyiremo filime yo gukinamo abantu batatu, Manibu, Bamenya na Soleil uri ya Alta mabuja. Ni bari batatu, twabona ari turi batatu, ni abantu twari gukina abari Bamenya. Noneho turangije kwa kundi twamaze gusetinga, turicara bati chanira hari ibintu byose bamaze kubicreatinga, tupanga umunsi wo gukina, tubanza kujya ku mazina menshi cyane, Bamenya na Juwa Manyanga, tugasanga barayafite bande, tugasanga amazina arahari nyine abantu bari interested cyane. Bati tushyiraho Bamenya, twumva ni izina ritunyogeye twese, bataho bati itwa Bamenya. Ako ntibabyemeza, ntibabyemeza ati Bamenya urumva ariko kazina kagize. Kwa nzi ko Maniba akunda gucomplaininga ku tuntu, ndavuga ati iri zina n'ubundi nabizi ko nagwa yemeye neza zina, wenda dushaka kuzabyanga. Ndavuga ati dukore shoot tukanu kato k'iminota 4 kabonye kabanje, turagakora. Maniba ati ngiye ntago nzakina bita n'akazi kenshi, ngira kadushaka undi muntu uzaza gukinamo. Nibwo ro hasazamo Kanimba, Manibu no wamuzanye araza, ati uyu nguyu muramwemera mukina? Ati right, uzane testing turebe ko twakwishyana. Ahubwo tuba turakoze sasa, dukoze dukana ubundi ndi Bamenya. Filime igiye gusohoka tumashakira amazina bazayita, noneho ueditingaga ara-editinga, amaze kweditinga yandika Bamenya series. Ariko n'ubundi niko namaze kumubwira ati twita Bamenya series. Ije nabanje kweza Manibu ngo ndebe icyo yivugaho. Nyoheje Manibu Bamenya series, numva nta kintu bizati wow, ni kano kantu ni keza, nawe uzakina mu yitwa Bamenya. Ariko tukuva Bamenya nitwa Bamenya, twadutsikamiye abandi bantu barimo amazina nagazazamuka, kuko ninjye uzaba filime imiranyitirirwa. Ati filime niwe mwanditsi kwa ninjye script writer wayo, ninjye nyiri inkuru. Ati inkuru ushaka gutsikamira abandi bantu, ati oya base mashaka base undi witwa Bamenya. Ati nta wundi wakwitwa Bamenya, ni wowe. Turabidesize babanyise Bamenye ko nguko filime bizamutse ko nguko nitwa Bamenyamo. None ngezamo episode ya mbere yasohotse, abantu bakibana ngo mwana uri Bamenya koko. None abandi bantu banzi bakaya ngo ngo bagushaka amazina muhuye. Rero abantu bose batabumva ko ibintu ari okay, baze kumva ko ibintu ari okay. Naye mbura ko akazina ari keza, akazina ni keza cyane. Nitegura ko nako nshaka kujya brand ibindi bintu byanjye byose nzajya nkora. Azi na makampani yanjye mfite menshi yanyitwaga cyangwa n'amazina y'intaga byose ngiye kuyahindura, nshaka ko nayishyiraho Bamenya. Ano kwiranga umuntu afite ukuntu bakanyongeraho bagashyiraho ko karankoreye umuti kara akazina kitwa Bamenya. Ndi Bamenya, ntabwo nigize Bamenya, ninjye Bamenya nyaho. Niyo turiho n'ubundi ni Bamenya. Akenshi ubona Kanimba, ubona atazakumugaza ko ahora gukubita. Ahubwo mabuje no bamugaza. Mabuje arankubita. Yankubita nkatanumba rwose. Najya babango nyine muri filime yo kwatakubita cyane, ariko anoje babatishanye ko buzaja kuvuna kabisa. Anyigisha karate yaho kuri biki. Nanjye niko mbikeka. Noneho ari hagati ya Ketchup na Soleil, ubwo reka mvuge ni Soleil ni mawuje wawe muri Bamenya.
nyine ninde mukina na sene ukumva ko mwahuje cyane? bose Mujya mukina muhoberana, uri kumasa nyokobuja, buriya biriya bintu ntibijya bituma nk'umukunzi wo mu buzima bwaha inyuma agufuhira? oya azi icyo bita showbiz, azi ko ari na sinema ndimo ndakina, ahubwo ndamutse nabikoze ngo nkore kwita ko neza mabuja mu mase neza yababara, ko arambwira ati ukakanu wagakoze nabi, wari kumumasa neza bikagaragara. Yes, azi na mama wambye mamada, uko niwe mfite wenyine, iyo rero ko mba nkarisa kuriya cyangwa nkore iki kuriya ngambyituko uzikata mbwira ngo no wari kugenda ukamukoraho neza, abantu bakabona yuko ari neza, jya ukina ibintu bigaragare ko ari byo, ntugakine mukoreho mu mase no mu mugongo nose, abantu babona yuko wari muri acting icyo kintu, ahubwo bamva ngo wasaga nk'ugiye kugikora, gikora use nk'uri muri agikora, ahubwo muravuga ngo mwana ya bintu mukora nibyo. Niko kunda kuvuga, ni umufana wanjye cyane. Episode isohotse yose hagarawe nyiha afite telefone ye, ahubwo ngewe nabimutsimbye nyina bamenya atabizi, ngewe telefone ngiye kuyumva uwo munsi yasohotse, yagiye gukora baramamagaye kuri telefone, bite muhungu wanjye ni sawa, wakoze umuti rero ko yesa mbwira ati umutize ati hari abami bamenya ndimo ndagufana, ni umufana ubundi ni umufana wanjye. Ndabati okay, none nari mvuze ngo umukunzi aragufuhira ibintu nk'ibyo, ubundi uramufite? Yes, namufite. Reka mvuge icyatumye nyine umuhitamo ukamukunda. Nge gukunda umuntu nkunda amahoro, iyo umuntu wese amaye amahoro ndamukunda, amaye amahoro. None ni ibihe bintu ugenderaho ujya gutoranya umukobwa watereta cyangwa nyine umukunzi? Iki kibazo kirangoye kuba ngiye nagisubiza. Nakubwiye icyo namukundiye, iyo ugiye gutoranya no kuba naniwe gutoranya, ntabwo nananiwe gutoranya, ahubwo naratoranyije byararangiye. Byari byakubaho ko wakinana n'umukobwa muri filime ukumva uramukunze? Muri filime? Yes, byiza kumbaho. Byiza kumbaho, mwumva ndamukunze, turanakundana. Twaje gukundana ahubwo. Yes, twaje gukundana. Byambayeho. Umaze kwamamara cyane kubera Bamenya, iyo uri kugenda mu nzira muri quartier hehe hose, nyine bigenda gute? Duha ishusho yuko biba bimeze iyo uhuye n'abafana bawe mu nzira. Abafana ni abantu beza, iyo duhuye bose batamagara Bamenya, kandi n'amajwi amamagara azamuye navugira muri soprano Bamenya, arose niko nyuze numva ni kera bajya ngo Bamenya nk'umuntu upenze filime, ahubwo hasanga undi muntu namamagaye ngo Bamenya. None abana noneho baba we vacances ni hata iyi vacances yambanye ndende, naho nacaga abanyeshuri ba segonderi bankunda baraje rwose Bamenya uko nuko aba primaire yo sinyica hafi y'ikigo cya primaire, abana bagiye baba bigisha gata batangira gusakoza bari mu ishuri, gasanga mwarimu ndamubangamiye mu muhanda ho. Abantu tubanye neza cyane, umuntu yansuje ndamanye ndamusuhuza, ikinyabupfura, kuko ngaragara muri Bamenya nagare ko ngaragara mu buzima busanzwe mu muhanda, iyo bansuje bansuzanya n'ikinyabupfura, nanjye nkabasuzanya n'ikinyabupfura, kuko n'abafana banjye mfite product nyisera kuri babo. Niyo mpamvu rero ntabwo nta kindi kintu bavugaho cyane. Ndabakunda ko uriyo duhuye tunyereka yuko nakoze, kandi mvugishwa uri kw'Imana ndi mu gisibo, nta muntu wambwira ko nabikoze nabi, uwo duhura bose cyeka nkwetsa nk'utuvido. Uri mwana wese uri munsi y'imyaka 17 kumanuka utangiye primaire, iyo duhuye ndamufata, cyangwa abana b'imyaka 5, uno muri telefone nyifite utuvido twinshi tw'abana managiye mfata mu muhanda. Hari akana twawe karambwira icyo kibazo mbaje niko kakimbajije ngo barakuvunya akaboko, nanje mwati karakize, ahitarira true umwana arira, numva ngize agenda katari nazisurijwe n'iki ngo nakubonye bakuvunya akaboko ngo kanimba ati byari filime ngo yinde bizwe ari filime ngo bari bakuvunya akaboko. Ayo undi bwana tiyo dora ngo muhanda katabumfata Bamenya ngo yine bakafa ko murabizi umwana we ntago
agaye umwana ataza direct akatagufata nagameze nk'umuntu mukuru umwana akataza akatamufata akatamubwira Bamenya ngwino turagufite mu rugo muri televiziyo no tuye kukwereka nkandi mba muri televiziyo yiwanyu yiba mu rugo ati sose mumfite nta kibazo kayina nzaza cyangwa uze kujya muri televiziyo mpamagara ndasohokamo nitumwe ngo twarampamagara ngo sohoka nawe se ku bakobwa hari igihe usanga umuntu abaye umusitari ukajya ubona abagusaba urukundo nk'icumi ku munsi igitsina gore ndagikunda cyane ariko ukuntu nkikunda biratandukanye ko nakuze urumva nakuze ndi mu maboko y'umumama n'abamama bose nabonyemo uko nkunda abamama niyo angaje nari inkoze mutazanegera na titre uko twazayisererera reka mbivuge neza nkunda abamama umwari n'umutegarugori nicyo kinyarwanda kimbitse aho igitsina gore mba numva ari ikindi kintu bimavuga umwari n'umutegarugori ndamwemera cyane njya mbivuga no katabibaza ngo amaze arakunda abakobwa no ngiye uko mbakunda bitandukanye ko babyumva uriya muntu namwize igihe kinini nsanga akomeye kuruta umugabo abamama azi ubundi abagabo mbona birukanka n'abamama bakaba nk'umugabo divorce ashaka yarwanye nayo umumama nka competency agerageza ngo ayicika reka ngo experience umumama atwita amezi 9 bona ubundi baguye ngo twita amezi angahe basaba kwezi kumwe yego mvuko nakomeye atwita 9 akihangana kujya kubise urabizi ntabwo nanjye mbize kujya babimbye experience ngo ni nko kujomba inshinge wese byakubaho bakoye ngo ujya kubyara base ntutwite ariko byare wakwemera kubyara utatwise cyangwa ibisango bimwe mu cyo bikujyo ntabwo nagiye sakomeye nanone wese umuntu ufata package akayipakenya umwaka wose nakamezi 9 ari iri mu nda adahuga ngo idahungabana uwo muntu ubundi ujya kujya muri competition nawe ushaka iki wese warubizi neza abantu bize biologie na chimie ko umugore aresist iminsi 7 mwe mukaresist iminsi 4 warubizi nuzi ubundi ujya kurwana nawe ushaka icyo umuntu kuki mutemera ko umuntu akomeye ubundi umwari n'umutegarugori n'abantu bakomeye ni experience tide mu bintu byanye n'ubuzima bwa muntu nibo bantu bakomeye cyane kuruta abagabo ahaga abagabo nuko Imana yaduhaye inshingano kuva muri Edeni izo nshingano dufite nago zidukumira kuba tutakubaha abamama n'urugo rwabuze umumama rufite ikindi kibazo rero ikintu ngiye abamama ndabakunda niyo duhurira n'abakobwa mu muhanda mbabwiye ko mbakunda bagwa ko mbakunda kandi abenshi barabizi ko nabo njya mu gahindiro ko gutereta abakobwa benshi kumbana n'abakobwa cyane oya baramyatira amaza turagufana turagukunda uguzo rukundo abakoze abakoze urukundo bita urukundo rw'umwimerere umuntu ugukunda nta kindi kintu murimo murapanga iyo wihaye kujya kumuprovoka ngo umuterete ahita kwanga ngero ntabwo nakunda n'umufana wanjye umufana wanjye buri umufana wanjye aba nkunze urukundo ni naturere no kujya kuruvangira ngo muhamagara kuri telefone sheri waraye gute ntajya kumubangamira ngo namushitse ndamuci inyuma ubu ibi ntabwo mbishaka amfane akomeza nkunde nkuko nkunda ambona muri Bamenya akankunda urukundo ni naturere sindi umuvangire rero mbye ngo arankunda mitarumva ari byo sawa we kuva wabaho wakunzwe n'abakobwa bange bakavuga ko bagukunda abimbwira mu buryo ndagukunda ni bange babikubwiye nta nubwo bagera muri 5 zira views zibona ziri kuri Bamenya nimba arebwe n'abantu 100,000 nimba ari nabyo nyabyo naho n'abantu 1000 bambwira ko bankunda kandi bigitsina gore none se abantu bose baye ko bakunda nta mfite umutima ufite jiga zinga ngiye mu rukundo ngo ni rukundo rwa shena shusho rubakira niyo mpamvu ro managing urukundo bankunda we na trailer rw'umwimere Imana yabahaye ko gukunda ibihangano ntabwo najya kuruvangira ngo nzaname byashwe na sheshi ko bavuga ngo sheri na shusho bishanwa n'agahararo ariho harana gutoharamo sheri na shusho ahubwo ni rwa rukundo we na trailer bo bankunda ntagomba kubangamira muri sinema hari izindi filime nshyashya waba uri gukinamo zitarasohoka oya ngiye nyina film isohoka ngiye amstar ntabwo ameze nk'abandi babishakisha ngo bashaka ngo filime ngo bazajyamo ngigasohoka nyuma ngiye mu magaro ufite gahunda kandi wenda nta filime njya nkinamo ntafitemo intego buriya estimate niyo filime nagiyemo ndi part yuko ngiye gukina gusa ko nyiri Afrifame na Ben n'abantu banjye
twakoranye muri project zigiye zitandukanye, bene twakoranye muri African Movies Market, murumva rero twari tuziranye aho ngaho, niyo filime nagiyemo wenda bigi akisi zose nagiye ngaragaramo, nabaga ndimo nakina muri afite n'ikindi kintu kirimo, nimba uzi gusoma ndabizi gusoma, ndabona barashyizeho n'isaku hano ku isoko urumva, uzagenda urebe neza, hariho titre zitarenze 3 ziba zinyanditseho. Haje nshaka ko ndi umucyako ndi no wita line producer, ni wa muntu ufasha amafaranga yose producer kuno bantu bangira ikizere abantu bose managing. Ubu ngubu noneho bamenya ntayo birumvikana, ariko noneho wahenze bingana iki ku buryo umuntu wakwifuza kugukoresha muri filime ye ngo uzuyikinemo, nyine n'uri kutwumva uri kutureba agukeneye avuga ati wana ameze ukure, ndumva bihenze cyangwa biringane, reka nanjye mwiyambaza. Ntago menze ko ntago negurisha, ureba akazi uzampa kagaha agaciro gusa. Noneho tubwira nihe nama wagira umwana wifuza gutera ikirenge mu cyawe? Cyambere ni focus ku kintu ashaka. Ikindi cya kabiri, imba arimo ariga amashuri nabanza yarangize, ataba nkanjye wabanje kuba mbivangavanga, nuko nari nzi yuko mfite abagomba kusapotinga muri kiragiye, support nari nyifite. Abana bikiye ko urubyiruko rwamaze kuba rwinshi, icyo gihe popularité y'urubyiruko yari hari, ubu ngubu itandukanye n'ubu ngubu ni hari, kandi icyo gihe showbiz yari hari itandukanye n'ubu ngubu hari, cyagera yari nkeya, niyo mpamvu twajyagamo ko tweje ngo ngo yinjiremo bamaze kubaka ibikuta n'ibintu bikomeye. Nabanza focusing ku ishuri, nimba yiga ari umunyeshuri, wambwiye umwana yige as an experience afuye mu ishuri, yaba yiga mate, chimie, biologie, yiga ubugenge cyangwa yiga amateka, abanza byiga birangize. Niba byiza, niba bafite club speak mu kigo cyabo, agerageze yige nk'indimi nk'eshatu, Igifaransa, Igiswahili n'Icyongereza, azabizi azi ko afite impano, bizamufasha. Niyo nzira izo ndimi bana mu murandira kano kanya, language as a key, bimenye gusa ururimi nirwo rufunguzo gufungana hose. Siko ugenda nose kubaza ngo uvuga indimi zingahe twagukinisha muri filime runaka, aho ngaho rero nicyo kintu bagomba kwitaho, yita ku ndimi azaziza avuye kwiga. Chimie na biologie tuzabishyira ku ruhande, tumusapotinga azi ko afite impano. Urabizi ko n'ibintu by'itangazamakuru akenshi mu munda kwa ndimo ntago meze nk'abandi bango yengana amafaranga batsa abahanzi, buriya muhanzi uzabango yamaye amafaranga azabambeshyeye, azaze nzayamwishyurwa ofisi nziko nazaba yarayamaye. Supporting impano, uwo muntu ufite impano agomba kuza imbere. Erega nuko tunabango ngura muntu ngo ndamusubiza inyuma ngo atazamuka ngo akantwara impano. Abana bamwe kugira ngo ntago ari uko bimeze. Iyo ufite impano yawe turagufasha, kuko inzira y'ubukire bwanjye ishobora kuba ari amarembo yawe. Amarembo yawe namara kuyageramo nkashobora kuba nagira mu nzira y'ubukire, ariko nagusubiza inyuma bigasa ngo nifungiye gate yo kugira ngo nzatere imbere. Aho ngaho icyo kintu nkubwiye ku mwana, niyige anyiza kwiga, impano ye yizane, ayadusharinga avuga ngo ndi impano mfite, casting ayikore, azazakira. Filme irimo amafaranga now, kugeza ubu ngubu mbikubwisha ukuri, irimo amafaranga kano kanya, bitandukanye n'ibihe byose twabayemo. None ahubwo bavuye muri sinema bazi ko bakinaga bagaruke, ubu nibwo harimo amafaranga. Noneho reka navuga n'akantu wenda k'umuntu yakwibaza, nka Bamenya aramutse abaye umushoramari ushaka gukora filime nawe ukagira abantu ukinisha ariko wowe utayirimo, tubwire nk'abakinnyi 10 uba wumva bataburamo. Ndamutse mbaye umushoramari, ndi umushoramari, kuko twinshi uzasanga ari credits ari izanjye. Maze gukinisha filime nyinshi, buriya abo mwagiye mubona kenshi bagarukagamo muzo nakoze, ari yitwa Ishyamba narikoze, ari yitwa nubwo nibagiye ko nanjye nayisimbizo nibagiye no kuzivuga Imyambi yarayikoze. Abantu rero numva batabura muri filime yanjye, ahanga cyo ngenda kigusubiza nanga mizande ngo ntaza kwiteranya na oya, ubwo wenza kwibagirwa mu ihangana imize gwakiri kare. Muri sinema ndakubwira 5 abahungu na 5 abakobwa. Abahungu 5 ntaburamo: Daniel Gaga Genzi,
yazamo nkunda umujinya we imitsi karega kabisa abona ni sawa bitewe n'ikintu nshaka kumukoresha. Celestine Gakwaya Kimonshore Gakwaya muzi Celestin muremure nawe ureshya nka Ngenzi nkaka ubu ngo ntago yaburamo. Ni bangahe? Gatatu Jean Pierre Gasasira yakiye mbere muri Seburi ko kariwe mudugudu yitwa Mucacu yakinye akura muzi ugeze no kumumbaza Jean Pierre Gasasira. Indi filime bamwita Shuni tutsina twinshi uwo nawe ntabwo aburamo. Sabe batatu ese bamaye bake kandi ngiye mfite benshi. Ni nubwo ni batanu ubwo abandi bazabahamagara kurumva ngiye kwitiranya nabo none hora. Mfite benshi ahubwo iza kumbaza bitewe n'ibyiciro barimo kuko ibyiciro bagiye babo barimo abakomediye abakina bafite imijinya abantu bose ahubwo nibone kwenda ko ahubwo nengeze muri makomediye hari n'abandi bantu bana rintaye inyuma ubwo muri komedi wenda babiri ahandi batatu muri rusange. Harimo n'undi bita Jumapiri kina muri filime yabo filime yigaragaramo nawe cyane yitwa Kabwana kuri channel ya YouTube bazata bamubonamo agaragaramo akamense gaje umwanya wundi muntu umwe naza kwandi ndamutekerezaho neza. Ku bakobwa harimo Isimbi Alliance she's my queen Isimbi Alliance no umuntu w'ingenzi cyane kuri ngiye siyo na filime namushyiramo n'ibindi bintu akayimanaginga ku ruhande. Ariko ni actrice mwiza cyane abantu bamubonye ku myaka yose twakiranye bakora agiye mvuga n'amazina nabereka ko twakoze muri filime nkabona imiti irakoze. Isimbi Alliance twakinana ndimo ndavuga abantu birekura nzi Nana na Deje na Deje bana we ni umuti na Deje namukinisha. Asia namukinisha. Kirenga Safina namukinisha. Amaze kwa bangahe? Batatu. Abandi babiri basigaye ari Kirenga Safina akaza undi mukobwa ubu ngubu nawe murakinisha mino minsi ngo Pascaline afite filime yitwa Samantha namukinisha yitwa Samantha muri filime nawe asigaye umwe hose njye nsigazaho umwe nasigaje umwe. Abo ngabo ni babandi barumva none akano kanya yuko nawe nzaba casting imyanya nayo basigiye nyisigiye umuntu wundi ndi muntu w'ingenzi kuri nge niwe nsigiye uwo mwanya ndababitsa abantu ku mukobwa nsize y'umwe no ku muhungu nsize y'umwe. Wowe ukurikiye Isoko TV uwo mwanya ni wawe. We nabo bakinyi bariyizi ko nahita mushyira kuri uwo mwanya. Ubwenge ni iki twagiye ya reka tunagane ku musozo ugira message icyo ubwira abagukunda icyo bateganyiriza kugira ngo bakomeze bagukurikire batakubona uyu munsi ejo ukabuzabura ugasangura batengushye. Abari bankurikiye bakurikiye Bamenya ku Isoko TV icyo nababwira cy'ingenzi nuko rwose ntago muzambura. I'm here for you kuri mwebwe mukurikiye nyuma muri bakano kanya cyangwa ukurikiye kano kanya. Turi muri series ya Bamenya tuzakomeza gukora n'izindi project na baba mabuja. Buriya ni impamvu mwenda mbutamvushe mbashyira no kuri liste y'abantu nshobora gukinisha nuko kano kanya turakinana muri project zanye zindi nizera ko bazaba barimo 100%. Ko nabo n'abantu b'ingenzi ko banyeretse impano zidasanzwe ni bo bambere bakinye ariko banyeretse ko bazi gukina kanimba zi gukina
Ketchup azi gukina. Ketchup twakinanye imyaka myinshi cyane. Ketchup twakinanye muri Nkuba, iyo filime Nkuba yariye amazina ari mushiki wanjye akiri umwana mutoya. Ubu ngubu no mu mara byaranashatse yakoze bukwe, gumva se atari umuntu ukaze. Iriya timu ubona Bamenya yo ntago igomba no kujya kuri ya list. Iriya timu agomba kuba ari kakanu ba wibikiye. Kama bati mwebwe mugume hariya. Uzi ukuntu bajya kujya gukora liste ukatubwira abantu ngo mwebwe kwirirwa muza. Baba bitwa tubicyara ku ruhande n'abantu banje byatari. Ndahari kubera mwebwe, ndahari ku bushobozi bwanyu muhora mutugaragariza, ndahari kuba ari mwe mutugize kugeza ubu ngubu. Ntabwo ngiye mbiyemeraho hameze nk'aba bantu babahanzi bakandagira mu isafuriya baririyemo cyangwa kusane bakayikandagiraho. Ngiye ntabwo nkandagiye kusane ririyo rwose, ahubwo ngiyewe mpari kubera mwebwe. Mwebwe mukurikira Bamenya, mwebwe mukurikira ibindi bikorwa ngenda nkora, bararikiye ko usibye ubu turi muri Bamenya n'izindi projet zirahari nyinshi zizagenda zigaragaramo, nanjye ngaragaramo. Sinteganya kubura cyeka nitabye Rurema, nubwo nabyo nabiteganya vuba ko simukadi bahamagarira abantu bajya bitaba Imana. Ngiye ntago ndayigura, ntago ndabona iyo namba injyanamo. Ubwo rero ikintu naba promisinga nuko mpari kubera mwebwe. Baza babyumve neza ibyo bintu ndimo ndavuga. Mpari kubera mwebwe, munkwe y'amaboko nago mukomeze mumfate ntagwa rero. Murakoze cyane. Nshimira abanyarwanda, abanyamahanga, abantu bose bazi yuko bakurikiye Bamenya. Babwire yuko mu minsi iri imbere episode ya nyuma tugiye gusonda bizasohoka mbere izasohoka nyuma y'interview. Ibyo twagiye dukora byinshi cyane, tubaga ko ari support zabo tugiye dukeneye. N'ubu umushinga uracyahari, kwa mwanya muri tugaragaza ko mushaka kuduha support. Turi tayari kabisa, twiteguye mu mishinga imbere amabarakode murayoherezwa nane mushaka kwa mwagenda mukora izo gahunda zo kudutera imbere. Mudufate ko nutaheruka twikubita hasi, twaberitse icyo turi cyo, namwe nimutwereke icyo muri cyo kuri twebwe. Tuvuga ngo turabakunda, namwe mwadukunda ko mutwereke namwe icyo muri cyo kuri twebwe. Turabakunda kandi Imana ikomeze baho umugisha. Mwese mukurikiye Isoko TV. Sibaririmba bararirimba. Anye nago nduririmba. Enjewe birangora. Sawa nje ndaririmba. Se ni mwewe.